Ibi nibyo tugiye kumva muri Fun Fact y'uyu munsi Burikantu na Buringuni twabateguriye nyuma yo kubasohorera indirimbo yacu ahubwo ayahuzo. Ngo adeperi basigaye birebera amaporono. Ibintu by'ama YouTube no gutwika babihagurukiye. Ngo bari gucana inyuma ubutitsa. Ngo nagatsiko k'abagabo biyegeranyije ngo barangije ngo bikusanyiriza ahantu. Ngo batora umwami ngo abakono ngo nibari n'umutware. Wari umutware yari butware kimwe uru Rwanda ruyobowe na demokarasi. Misi muheto yazanye insigamigani. Abatama akantu kitwa ntibavuga bavuga. Ngo burya ngo ntago bavuga gusinda. Ngira umukobwa wagiye muri Miss Rwanda. Ngo bavuga ko ari wanezerewe. Iyi ni gasopo ku bahanzi bibwiraga ko bafite indirimbo ya hit ya Sama. Nyuma yo kureba ko Kigali na Bruce Melody urugamba batangije rwo kwica umuziki, nyuma yo kwitegereza uburyo yago yamokeraga mu ndirimbo barangiza bakazitirira umuziki, Burikantu na Buringuni twafashe umwanzuro wo kuza gukemura ibintu byari byarananiranye. Nyuma yaho turakuri iyi ndirimbo yitwa ahubwo yahuzo, igahita ikubita 500 mu munsi. Akoryo Medias hamwe na Debenusi batigeze bakora mu gihe cyose bamaze mu muziki. Ndabizara abanyarwanda bagiye guhangana bavuga ngo indirimbo ya Burikantu na Buringuni ntago turi buyumve. Igisubizo twakiboneye. Uyu munsi saa 6 z'ijoro turabasanga mu magato yanyu. Tubaca amatwi tuyafate tuyegereze radio z'abanyarwanda. Mubeho mudafite amatwi nk'imiserebanyi. Urashaka kunywa amazi? Yahuzo. Urashaka kunywa icyayi? Yahuzo. Uratashye nonaha? Yahuzo. Ibyana by'amatari ahubwo, ibyana by'amasoko ahubwo, abaci bafite cash ahubwo, 1 2 3 ahubwo. Aya makuru ibi biraya Adeperi mu Rwanda. Oya indirimbo yahuza ahubwo yageze kuri YouTube channel mwana wihire. Ngo rwose bya Adeperi n'iby'indirimbo yacu irimo ibintu byahuza bisigaye bingana. Adeperi yari ya kera ariko ibyo bintu mbere yuko tuvuga ibintu bya Adeperi, mbere yuko tuvuga ibintu tuvuga ibintu byerekeranye na muheto, urumva wanyweye inzoga mu bukwe akabwanuka tuvuga ku bintu by'abakonari ngo bashaka gufata igihugu batarwanya. Reka tubanze tubabwire umuntu bita Restore Life ni umuganga umera neza cyane kabisa uri kuvura abantu biheri. Ivuriro bitanga ibintu byitwa imfashamirire, bitanga ibintu byitwa abantu bashaka kunanuka cyangwa kubyibuha, abantu bashaka gukora umubiri bakaba bafite igatuza nk'aka ngaka, uruhara rwabishe ibintu byo kubanga amasuku munsi mu kwaniki. Umuntu ushaka ku bintu byecyanye n'imiti fata uburyo mano n'umuganga wafashe ibintu byecyanye n'ubwiza bivanga n'ibintu bya fizika n'amasiporo none bya bintu byecyanye ngo nawe ucence gutya kuba nka wa mupfizi wa undi wapfubuye video ya wa muntu w'imwanga ariko ngo waboneye ngo ari gukosora umuntu garukumbita umuti none wagasigara neza France kugira ngo umuntu bita Restore Life ni uri kubikurikirana ni mu mujyi amabwari kugenda ducisha amana ari kugenda kwereka uburyo bimeze ni mu mujyi muri shike winjira kuri no muryango neza uri opposite uri opposite n'uyu ngo uzamukujya Stitawo neza kuri karaga ryango kuri ya muryango wa shike uburi mukabureba hirya ruguru kuri Stitawo. Muhamagare kuri iyo nimero turi gutanga ubundi bigene neza. Muhamagare kuri 0789138244 ubundi ibintu rwose byo mu gitana byanze bikunde. Noneho kandi ndajya umenyesha yuko uramutse ushaka ikintu cyerekeranye n'umukozi wo mu rugo cyangwa ukabuza umwana ushaka akazi ko mu rugo, umwana ariko munceri witonda kuko sinshaka kujya mpfunikira abanyarwanda. Umwana witonda ufite irangamuntu n'ibyangombwa byose kandi uri hejuru y'imyaka 18, umuhungu abahungu kenshi ntibakunda kubanya ariko abo bahungu na umukobwa mwiza cyane uzi rwose gukora akazi ko mu rugo.
ebana nyandike kuri 0786555146 ikintu cyitwa views cyose tukigarukaho kuko n'indirimbo yacu twayiguriye muri kubona kiri muri miliyoni 500 no kwamamaza niko twamamaza twenyine ibintu bikagenda duhamagare aka kanya ugeze ahangaha uri umuntu ufite business yawe reba hasi urebe views turaba dufite ku iki kiganiro uzirebe wowe uvuge ati ndamutse mfite business iri gucama ahangaha tuvuga buri munsi izi views uko zingana gutya abantu uko bangana burya niyo baba ari abantu barenze igihumbi bakamenya ahantu nkorera bakampamagara bakaza bakagura ntago nabamerewe neza ufata umwanzuro uze twamamaze kuri 07832521 ni nimero yanjye cyangwa 0783551146 icyo gihe uzaba ushaka access yo kwamamaza kwa Burikantu na Buringuni ubu dufite ama platform ameze neza Instagram zagaze neza urumva ibintu byiza wamubicisha mwana tuvugana mu bihumbi hafi 18 na hafi 20 ugeze mu bihumbi 12 TikTok ngeze mu bihumbi hafi 12 hanyuma wowe ugeze mu bihumbi hafi bingahe mfite hafi 9 mbese noneho hano kandi noneho ituterekaho abantu 20 bikara birebye ibyo ni ibintu bimaze kumenyekana ko ahantu dukozeho tutagiye kuri babana bwa ngo turebwa na miliyoni 7 imibare bigaragaza nje ku munsi ibihumbi byanjye 20 by'abantu baraye bareba ibintu byanjye nakoze mba mbizeye ko byagenda kose ariko naburirije 15 hagati 15 n'10 reka tujye business yawe tukayamamaza byatwari ikindi muze tubagurire views ibikorwa byacu byanyu izo ndirimbo zanyu za flopinze tuzizamure ahubwo yahuzo ni kwibona views zimeze neza no sana se turi bashyira link ahubwo yahuzo ndurebe views zihagaze turi ibyamamare noneho hari umusore wagize ucyara aragenda aremera aravuga ati ngewe iriya video mwabonye yari nge ya video y'Imuhanga sinzi abantu babivuze ngo babivuze nyine hari abantu ni kuri yawe TV ni yawe tubivuge neza byaramenyekanye n'ibyo yabivuze umusore araza ariko man mwimisi banza hiti iryoha kuko nabyo ndebye ibintu hitiri kunkorera uburyo ndi kurya neza sha nanjye uriya muhungu ndi kumwumva nyine igihugu cyose gice ku rurondogoro kiravuga ati twebwe umukecuru umwadeperi yatwishe asohorera video ariko uriya muhungu ni ikigoryi rwose ariko reka nkubwire uzi ko buriya ari ubuzima bw'abari gukinisha ubuzima bw'ari gukinisha se bwo arabufite uwo rabonaga yibereyeho nese erega buriya niyo waba ufite bikeya kipinga bikeya byawe man reka kubwira kugenda ukafata igisabuka cyambara wowe ijya kuvuga ngo ubuzima man uramuniga nta buzima yarafite ushaka kuva ko nawe se nawe utari hiti gutya oya nanjye rwose ntari hiti gutya cyangwa wasubiza inyuma nko mu myaka nk'itanu ishize cyangwa imyaka 3 ishize kira kiganiro nkabona trend hari nanjye harebo nkora wakambwategwe no wemere ko uyu mwana ari uyu mugore ari we wamuroboye ariko abantu bakamenya ariko cyarabirebwe koko hamwe ushobora kugafata ubundi wazaza ukireba amarira agataka ariko warebaga iriya video warebona kano gasore kari kwemera yuko kamuroboye ukavuga ati iriya gahunda ntagareba yagira nagara umwana niyariye ariko cya gisore urabona ko cyateruye ari ikimasa mbega igisore cyaramuvutuye cyakora babandi bagishaka video muze kureba ino video kuri 07832521 uyishaka uraza ayiguhereza ebana ushatse wafatana nimero zanjye nanjye urumva nazivuze wazifata ariko agasore karirariye kavuga ati njyewe ngo naramukubitiye nguriya ngo yari nge ariko ari abahungu hano bitwa ribu bameze neza mubaganira n'uyu hano turi kuganira gutya wasanga umwe muri twebwe hagati yanjye nawe harimo ribu yarabyumvishije ngo agasore kagiye karavuga ati muze mabwire kuru byagenze ati naramufashe ndamuheneka ndonjana ati nawe wabikoze ndi ningewe none hari ukuru umunyamakuru yamushyiragamo ati koko ati se koko biriya bintu ni wowe bikoze ati ni njyewe ati buriya rega rwaho twahuriye i Muhanga ati ni njyewe ngo mfite ubwino aza no ubwino gaze ubwino ngo njyewe ngo ni njyewe uriya mukecuru wamubyunzwe ngo reka ngo kukimushaka gufata hiti yanjye mukayigereka ku bandi bantu ngo hiti ni njye yayikoze ngo hari ukurisha babu ribi iranje avuga ati uri kwemera icyaha neza ni ngo natwereke ibyo ari byo umunyamakuru uti ngo twatwikaga twika nawe ibyo dufata ibyo watwikishe tubigutwikire uratwika mani hari igihe utwika nabi nawe ugahiramo hari ukuntu ari shababu
ariko na shababu yajyaga muri Amerika igaturiza ama etage bugaca kuri Twitter yayo n'ibinagiye cyangwa kuri Al Jazeera ubwo shababu yabikoze ari shababu ariko idikati rebe kugira tuvuga ati ninjewe ariko ida kugira ngo ari shababu ubwo shababu kayitivuga ati kuki wavuze kare wa ati twebwe twahaze ibi bigwishaka kurya ati iyi foto umuntu naye ararenga avuga ati njyewe reka ngiye kumanuka ku ifoto amacaca n'icyo wamumenago no ikintu kirenze ni muri ADPR tujye kwigarukaho. ADPR yari ya kera ADPR ifite ubukoryo ariko mane kangubwira ntago wafata umuntu ngo mubuze kuvugana n'umukobwa ngo batarashakanye mbese nyine bibe bisakiriye ngo kuvugana n'umuntu igihe kirekire ufata umuntu mushyira ahantu azirirwa mu rusengero atazi ngo ni ibiki urumva yambaye amajipo ameze gute mbese igihe cyose agiriye ubushyuhe agomba kubugumana bukabugumika gapfa ariko kuki wimunya ngakimunyamunya gapfa upfiramo ukagubanirayo ukabwaho ngaho warashyushye umushyuko yarakurenza ufite umushyuko w'igisoryo ariko ukawupfana ugobanira muri ADPR uneza ukagubana neza morotoseri zigapfa amavuta akanga kumena imodoka buriya imaze igihe itagenda umusore yari yarabyitegereje ejo ugataka akana rwose kakuriye mw'iyi mihanda reka nze nkavugurure sha erega ADPR ubu buriya ngo benshi ngo bafite ubushyuhe ubu ndabizi hari abantu bagiye kutabibanaguza ngo buri kantu ngo mutanya kuvuga ngo mutanya oya ariko ntabwo byabishyize hanze muhame hamwe twarize uzi umwana bavaga bavanye mu bigo by'abamansera yiga ari umwe muri singo ari avuye muri singo z'abahungu cyangwa z'abakobwa akaza mu bantu bavanze nta n'ikintu uravuga waramurebaga ukamumenya kuko umuhungu ibintu byose amubwiraga yumvaga ari nk'ibitangaza yashyushye itara ryazima itara nese wonde gerega ndibaza twambaye umubiri sibyo twambaye umubiri noneho rero ukuntu ngo bagenda bakabambika ibitambaro mu mutwe ngo reka nababwiza ukuri biriya bitambaro nta kintu bivuze kuko umwana mu minota mikeya arabijugunya numenye ukagira ngo yafata n'urwembo umwana ubu none ubushya abagana no gufata urwembo akagica kwakunda abakinnyi bo muri kaci kwakundi rutambo ujya ubona yiranguza agasenge niko umwana wo ADPR wamaze kujyamo neza ahita urutegera ajugunye bese cyagashwamara ngubundi byabijipo bigera ku gatsitsino bigenda bikurura ajya ngo ni imyeyo y'abataravayeri bano mu mujyi akuramo ariko umuvuduko mucya cyane nk'uwa defurage akahita avuga ati ese ashimwe na nyoko tugwirugire ibyo ngira ati cyo ntabwo cyaho uri gukora ariko se ngo mama pasteur ngo koko ngo icyo si cyaha ngo no jombe myaka 40 ntareba kwani ubuzubu reka nkubwire mushake mubyange mubyemere ubushyuhe buriho sinzi impamvu mutabona iyi sama ariko reka nkubwire ntabwo idini mwakaba ari kuriya mutugaragaza rwose ADPR yacu ADPR ubundi iyo wavuga kuri umwa ADPR batakavuga ati ego bavuga ati uyu mwana inzoga kure ariko aba bantu twirirwa nabo ADPR urabona ukuntu baminjira ka mitsingi wari ikika surebe ibisatsi mfite ngo na Brian nawe no umwa ADPR oya Brian ariko Brian ikibazo cyarakigaragaje yavuze ati abaniga bacuruza inzoga bafite umuryango kandi nabonye nywaga n'inzoga nta naganda yari afite Brian yo kunywa inzoga yavuze ati ariko abaniga bacuruza inzoga basikora n'abapirimusi bafite imiryango kandi abana bazajya kwiga ese ADPR ntabwo muri kuva muri guhombya company yibuka yuko Yesu yavuye kuzaje kwitangira abantu avuga ati ku bwa Yesu n'Imana reka nitangira aba bantu ndazinywa abana babo bajye kwishura nta kindi kintu cyatumye abaniga ngo banywe ntibabyumve nabi rwose na ADPR Brian arivuyemo akanywa inzoga ntabwo ibyo ntabwo ari byo yagiye gufasha n'ubufasha guteza abavandimwe nabo barye imiryango yabo izari abenshi no muri gango niko tuba tubaye nta musinzi uba mu Rwanda niko tuba tuvuga ati abantu biteza imbere ku mpande zombi ariko ngo ntibavuga ntabwo bavuga ikintu cyitwa gusinda iyo uri umuntu avuye muri Miss Rwanda warabonye ikamba mu buryo bumwe se cyangwa ubundi kandi byanagoranye kuri wuncece abantu bafunzwe ntibavuga ngo yasinze baravuga ati nanezerewe bavuga ko yanezerewe
wasinda uturi minsi utese wasinda uturi mutesi jori none se uzi ko bagomba kuza icumi ku icumi imyitwarire umuco umuco wanakabije cyane kuri ba rozariya gicanda aho hejuru ugomba kubona n'uzi ibirekare vyavyo ubuzi kuri zansya uzi zase burankora umaga ibyerirwa yiburabaraguza umwana avuye muri Miss Rwanda ngafite umuco umuco abahagaze ngo naco ririmo ngo nago wakamura gutse ngo avemo nagato ngo ubundi uba umuco we nano uba wumye ngo umwana arasinda kago gose akavuga ati mumureke yanezerewe ko ntangara avuye muri Miss Rwanda usinda ariko bakavuga ati kamubwira wavuye muri Miss Rwanda waraciye mu maboko ya Prince Kid ntibasinda baranezerewe kandi nawe uri hose uri umumisi gerageza unezerwe kuko ikamba bari buzabahe n'ubundi bisa nkaho byahagaze ninezererwe Miss Rwanda sakaka bazakwamburira ikamba ko ariko abasore n'abapaparazi bacanye ku maso ukinezerwa ati ha atambo ati umuco 10 ku 10 ako se kamubwire uko ko umuntu ntazinywera inzoga wenda twafatanye n'ibyo bya deperi umuntu ntazisambanire ushaka gusambana none se kamubwire ushaka gusambana ushaka gushishikariza abantu gusambana umwana kamubwire mu buryo bwo gusambana urumva reka nda supportinga gusambana supporting n'inzoga umubiri ukenera karukoro rero ahantu kaba kari tuzi neza kanameze neza ariko se kuvata umwana ni mu bantu babyigiye neza bakabyenga ku buryo umwari agwirirana no ampriso muri Miss Rwanda ariko metereka nkubwire ko aranarengana rwa mwana ntiyagwiriranaga nuko numvisha avuga ngo byonyine bakajya babigaru kwishima ikoze ubundi gakubaza kwishima ibintu byose by'abakobwa gukiyaza mu mubiri kunywa reka kunywa na karukoro kaba gakeneye umubiri urumva iyo umuntu amaze igihe adakora unshinze ibana umunabi kudasinzira ngariko amashuka kubura umuhungu waryamye ukabona haje mipoto rimeze uko nguko wagira ngo ni mu kibanda hore ako karurika ntago bameze neza reka ngagarukeho buriya hari ukuntu ngo amansera ngo bakunda kuvuga ngo uzareba abantu benshi bize ku bigo by'amansera bakunda kuvuga ati mu mansera ngagira umushiya ngagira uki ariko tuze kubara yuko buriya no kudakora wuncenje buriya ngo arigiye ngo hari ukuntu hazamo ikibazo ariko amansera nabo buri iminsi basigaye bazi ubwenge ruri hose gutesa ubwo muri Kenya amapadiri se niba yitamo urumva batangiye urumva no kugira kandi nzaba amansera benshi cyane bagiye babihubukamo aravuga turamenye bebeno simbishoboye adi kwigira Maria ntago ndi we ati Maria niwe wari ubishoboye uramenye sindi Maria kandi Maria rega shawu kabara Maria bakungu Maria ngo yagiriye ubuntu ngo ni Imana yimanukiye ubwayo Imana se urumva Imana se yaje ifite intanga mu ntoki marayika tereka Bana n'umwuka Burikantu byumba barira Mana ni uburyo bw'umwuka yashyizemo ipombe irahaganye n'umwuka ababo umuntu nyine cyane hagira unyumva nabi ariko ngewe nyine nakaraga philosophique y'Imana kumva neza nago mba nkumva neza kuko nkucense uko byagenda kose no narayisabwa niyo mpamvu nayisaba ngewe ibindi byose abantu babyuka bikoresha ngo kunywa amatabi ni ibintu bigira hano nandetse warinywa ukumva umubiri uri nyine umubiri umuntu akura umubiri umusaba ntabwo umuntu akura umubiri umusaba itabi ntabwo umuntu akura umubiri umusaba inzoga ariko iyo uryamye ni ibintu wigira ahangaha ariko iyo uryamye ariko iyo uri umuntu muzima umeze neza nta kibazo nawe watutse nawe wagambaniye waba uryamye uraryama ukabyuka uri umuhungu ukabyuka umeze umukobwa simbizi wenda nta muziki ari kuko bwajyanye na aho birengeye noneho nk'umuntu utari wagana resitora ifite akantu kangana gutyo uzagusanga ari akantu k'agashinge abandi kugashinge kuki urara n'inshinge man nikambwira umubiri uba ufite ukuntu tubaza urumva rero kandi uretse na ADPR uretse n'abandi Imana hari abantu benshi cyane tuzi babaye ibitangaza Imana ibishimira cyane bita ba Salomo bafite ubwenge bumeze cyane ku byo ubwenge bwe ngo nka 90% ngo yabukoreshaga ari gushitura ibyana ngo ku buryo ngo Salomo rwose yageze aho ngaho ngo yifuka abagore bagera ku 1,000 ariko ubundi ngiye buri kajeje kuba cyoze urumva na nubwo ntangazwa n'ukuri umusore agenda akifata akabere umukobwa akamubwira ati impa ubundi ibyo bintu bikorwa biti ngo bikorwa bite uburyo musanyine nta gahunda mufitanye n'umukobwa none abasore b'iminsi barashyushye kimwe n'abakobwa barashyushye murashyushye
aya nazo nagora umusore uri umugabo ngiye umugabo w'abana 6 urumva abagabo bose ki noneho nkibaza ahubwo abagabo ko mbona aribo baturusha ubushyuhe ibyo mutunze mu rugo ntabwo babirya ntabwo ariko so ntabwo bibahagije kuki wumva amaneka mbabwira none ukuntu ngo uyu mugabo agiye gusezerana ngo hari umuntu ufite ngo ijambo uri kuvuga ijambo ngo yarebye iki akabuto ke bagasiga ivuta ngo kagapome kagatura nk'umutundi tuntu ukumva nyine ibisiga byose ni ibitumbwe ntabwo binaribwa ariko yamugeza mu maguru amuca inyuma kuko remwe gusa atajya kuba amavuka akavuga ati njye senzahora mu mwabo nk'igipesi aturamenye senzahora ry'ibyatsi nk'ihene atemome n'akaboko urumva hari indi nkuru twasimbutse se buriya hari inkuru tutagezeho hadeperesi twabavuzeho se none se twavuze muheto twamuvuzeho n'indirimbo yacu barayizi ahubwo yayihuzo iri ku YouTube channel undi ninde ariko numva inkuru zari nkesha yes we abagabo baritoranya bajya mu kinigi barangije baravuga ati ngewe ndi umutware nshyizeho umutware ngo wabakono yewe bigeze ku bintu byerekeranye n'ubuyobozi na politiki urumva situbijyamo cyane ariko ko harimo viyuzi kuko mu Rwanda urumva umuyobozi n'umwe nta kibazo afite ubu tuvugana ndi kwikorera komedi imeze neza urumva ibindi muzagenda mubirwaniremo nta n'uwo nzabwira ngo nshaka kuyobora umudugudu ariko harakano nzayobora YouTube ariko harakano bavuze bagarutseho numva aribyo aravuga ati se niba habayeho umuyobozi bashyizeho ngo umuyobozi w'abakono ku batabazi ni abantu babuturuka kutubumba nkono hano hafi y'amaguru abakono ni bene mukono man uri umuki yewe ndi umunguni ndi umunguni ariko ngiye zazana umuryango w'ababurikano kuko ngiye umuryango w'ababurikano uzajya kubera abantu buzuye u Rwanda abanze ibyo bintu bizaba byemeye kibazo rero ni aho ngaho bavuga ati n'abarara nabo imihanda ati turashyiraho umuyobozi wacu ariko kuki bibumbabumba bakibumba ibintu bakora cyane ntibakora umuryango w'ibintu bakora cyane muri abasambanyi mu Rwanda bose nta muntu udasambana rwose n'udasambana aba afite uburyo yigenza buri cyumweru ukize rero mwakoze umuryango w'abantu bakunda wuncenje shatwana bayoboka ko munywa inzoga tubaze mwabasinzi mwangiriye icyizerera mwikore buri nguna bahagararire amaturo ni kuri imini digiri n'imisanzu umusanzu ati umusanzu wa FPR akaruko umusanzu ari utange noneho umusanzu w'abanywi dufite nanu tuyanywera aho murango ngo murashaka ngo ariko byoroshye umutware ariko byoroshye abantu bashaka gutembera tunanywamo nyine kwa imini digiri batanya gushyira amaturo mubizi se aho nzi ku nimero zacu muba muziza aho ngaho muzizi muzibona ma aho ngajya kubara ngo yego mane ngo ndagofana mane kumbwira ngo rampana kwanza na nimero yanjye nirwa nyivuga aho ngaho nta kintu washyiraho mitangubwira ati aho ngaho se 2,000 ubundi utuntu twikorera umuntu mbona urukundo rwawe kandi urwo rukundo rwawe ruhita rujya kuri imindi digiri umwanzuro uhariho n'uyu nguyu mu Rwanda ikintu kirekeranye no kuvuga ngo ugiye gushaka umutware dufite ba mudugudu kugera hasi n'abantu bitwa ba mutwara si ubundi mutware yari bubigenza mutware yari inzovu yitwaga mutware ngo yari nyine kuko byanyabyo oya kibazo cyari kimwe umuntu wenda nta wamenya man sinzi nuko barabanika batababikoze mu ibanga ubundi bakabaye barafashe nk'umuntu umwe bakamushyira imbere y'itangazamakuru urumva kugira ngo anatubwire gatwumve ibitekerezo noneho ngo harimo n'abayobozi cyangwa wenda ashobora kuba uwo muntu ahari wenda nta makuru make tudafite urumva atubwire ikintu umutware yari aje gukosora ariko ko umutware ashobora kuba wenda yari afite ahantu atanga amafaranga wenda y'ubuntu ariko mbega ikibazo cyavuyemo ntabwo uri kucyumva bo bariyegerageje baravuga ngo dushyizeho ngo umutware w'abakono kandi buriya ikintu abantu batazi urumva nk'uko yishyizeho gutyo bigakunda icyo nkundira u Rwanda nuko base babahereza akasopo FPR bahereza agasopo ariko buriya iyo bigenda gutya bakabihorera
uzi ko n'abandi bantu bari kuvuga ngo okay natwe duhuriye muri ibi ngari ibi bintu bizamo amacaka simashaka no kubivuga ariko ntago ari byo tu shaka nkubwe nuko nyine haje abaviyuzi nuko nyine ari abaviyuzi kandi ntabumvishe byaciye imihanda tavuga ati ako ibintu byose n'abayobozi nimumbona nanayoboye umudugudu ngewe nzishiriraho ibisatsi mfata amatatuwaje nyashyire mu maso amafaranga mubwo ati va mu kutsu ariko ikintu kivuga ngo nayoboye kuri iyi mini degree nicyo kintu tuburi twese kuri ibintu bya politiki ahantu ubuyoboye ufite uyoboye n'abantu bitwa ingabo bafite ibisasa ariko nge nzayobora YouTube nzayobora YouTube kabisa nzayobora YouTube yanjye nyobora Instagram yanjye nyobora abantu bamfollowinga mbabwire ati muzanyumva nzabatamo n'ingoma ahubwo yahuzo tubatemo hari n'ibindi bigoma byinshi cyo gusorora nabari abantu baba mpafite ubwoba ko ari uzavuga ati mfite abantu nyoboye mbere y'umutware nabyo rwose bikabya ntabwo ndi umutware ndi rutwitse ubu umutware ntago ari ibintu bimeze neza ndi rutwitse ngewe umutware koko mu nzego zazo dufite mutwara sibo dufite mudugudu ariko reba dufite akarere dufite intara umutware yaraje gukora ibiki noneho ngafatamo ngo societe zimwe ngo abangaba nibo nyoboye ngo kwigwa abararura twibagiwe abasambanyi twibagiwe umutware w'abasinzire kandi akakari gukora tugasanga u Rwanda rwuzuye abatware bana kigenda kandi ibyo ngibyo babyita kugira gute ibyo babyita totoroji nayo gukora akazi gafite umundi muntu gakora mbese abantu benshi cyane bahuriye mu nshingano erega nkibaza icyo nsizo ngizo wega aho bigonganira ni hamwe nuko nyine usanga ngo uyu nguyu ngo numutware urumva gafite abantu ngayobora nundi gafite abantu bayobora hanyuma so twashyizeho mu mudugudu bo barayobora ibiki barayobora abantu bose ukabayobora ko havutse izindi nzego umva reka tubabwize ukuri jabere ntago ari byo ko tutayobora hari icyo tubaye abantu bose bashaka kugira ngo bagire utuntu bayobora ariko twakuze bavuga ngo uzabiki abaperezida yarubona beshe ko nzabamenye ariko kuba abaperezida baba benshi byo ntari kuba perezida uw'umunyonzi w'abamotari perezida wanuza wajyana njye barananyibarizaga tuzabiki mu ngo wanjye ntabwo ati njye nzabameye ariko byaje gusanga ari meya wa YouTube welcome to my YouTube channel subscribe share and like nuko mpfuye